Nanone inshuti mukundwa, twongeye guhura kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato. Nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bibane nawe. Nongeye kwishimira kubona aya mahirwe nkomeza kwita amahirwe nyine, ko Imana ibiduhaye amahirwe kugira ngo turambure ibyanditswe byera dusobanukirwa n'ubushake bwayo. Hari abatambutse, twebwe ntabwo turimo, ahubwo turacyariho kugira ngo dutunganye bidatunganye mu bugingo bwacu, cyangwa se tukore umurimo w'umwami dutebutse kugaruka kwa Yesu. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe yuko tukiriho na n'uyu munsi. Turi muri rwa urugendo rw'ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Twakomeje kurugenda kugeza n'uyu munsi. Imana yaratubanye, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ni ijambo ryahanuwe kandi banza namwe mwarabonye ko rirushaho gukomera, kandi niryo kwitabwaho rwose kugira ngo rikore umurimo waryo mu mitima wacu, muri kacu z'umwijima rikesha ijoro kugeza aho rizabandurira mu bugingo bwacu Yesu Kristo akaduturamo burundu. Ni igihe cyo kwinginga rero, nkwingingira kugira ngo wumvire ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe buzarama. Ndashima Imana cyane ko yabanye natwe mu byigisho byatambutse. Ubu turi muri Danieli igice cya 9 ndetse tugiye kuyisoza uyu munsi. Imana yaratubanye rero, turi hafi kugera ku ndunduro y'ibihe byacu, kandi nibwa ko byari byiza kuba bikurikiranye. Imana yacu ishimwe. Mbere rero ko turambura ibyanditswe bya kugira ngo dusubire gato muri Danieli igice cya 9, reka nongeye mfice bugufi imbere y'Imana, dusenge hanyuma dukomeze. Data wa twese uhoraho, uhabwe icyubahiro. Ngushimiye nanone imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe ruhebuje. Ngushimiye ijambo ryawe wandikishije. Ngushimiye ubuzima uduhaye kugira ngo turyumve. Dushimiye aya mahirwe adasanzwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugarutse kumva amagambo y'ubugingo, kandi uyu munsi tugiye kwiga ibintu bikomeye muri Danieli igice cya 9, twiga ingingo y'urubanza. Igihe wahaye abantu kugira ngo bite ku byabo, kandi tukaba duhamagarirwa kwita kuri ubwo butumwa mu buryo budasanzwe. Ngo twigishe ubuhanuzi bwerekeye igihe kugira ngo tutaba nk'abatazi iyo tuva n'iyo tujya. Umugaragu w'Imana Dawidi arasenga tutwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Natwe twigishe kumenya ibihe no kubisoma kugira ngo dusobanukirwe Mwami. Ngo tuyobore muri iki cyigisho rero, kugira ngo icyubahiro kibi cyawe mu ijuru no mu isi, ku bwa Yesu. Amen. Danieli igice cya 9 twizemo ibintu bikomeye cyane. Twatangiye tureba isengesho Danieli yasengaga kubw'ikibazo yagize cyo kudasobanukirwa iby'ubuhanuzi bwo muri Danieli, bwo muri Yeremiya bwavugaga iby'imyaka 70 Yerusalemu azamera hashenwe. Turakomeza tubona Gaburiyeli asubiza amasengesho ye, kandi aza amubwira yuko hari ubutumwa agomba kwitaho. Twasomye ku murongo wa 23 amagambo avuga ngo, Danieli uzanywe no kukungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo uritekereze cyane, umenye n'ibyo weretswe mu myaka 11 ishize muri rya yerekwa rya mbere ryo muri Danieli igice cya 8. Twabonye ko muri Danieli igice cya 8 yabwiwe byose, ariko hasigara umugabane mutoya atasobanuriwe werekeranye n'iminsi 300 ya gihanuzi, ariyo myaka 2300. Mu cyigisho cy'ubushize twarabisuzumye dusanga iyi myaka 2300 rwose ivugabanjemo imigabane ibiri. Hari umugabane w'imirimo yakorerwaga mu buturo bwera bwo ku isi, yatangiye muri 157 imbere ya Kristo kugera muri 31 nyuma ya Kristo, muri cya gihe cy'ubuturo bwera bwo ku isi nyine, bwa bundi bavuye mu bunyage barasana guhera muri kiriya gihe bashyiraho itegeko ry'umwami yateze zose ryabemeraga kubikora, kugera muri 31 nyuma ya Kristo, ubwo Kristo umucunguzi wacu yaramanitse i Karuvari, maze umwenda ukingiza ahera cyane ugatabukamo kabiri. Ibyo rero byaduhaye undi mugabane w'imyaka 2300 y'umurimo Kristo agomba gukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru nk'umutambyi mukuru. Ahari niho tugiye gutinda ngo turebe iby'ubutambyi bwa Yesu Kristo, kandi ibyo byari muri 31 nyuma ya Kristo. Bizageza igihe ntazi, igihe tuzumva ijwi, ariko ntabwo tuzabyumvisha amatwi yacu, ahubwo mu ijuru hazatanga ijwi rivuga ngo, ukiranirwa agumye akiranirwe, uwera agumye yezwe, ukiranuka agumye akiranuke, n'andi magambo akomeye nk'ayo ngayo. Icyo gihe rero
tubona umurimo akorera hera guhera muri 31 nyuma ya Kristo kugeza mu cya 844 nyuma ya Kristo. Ni umurimo yakoreraga mu cyumba cy'ahera, nkuko twabonye ko ubuturo bwera bwo ku isi bwari ishusho y'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Ayo magambo ugenda uyasome neza mu gitabo cyo Kuva igice cya 25 umurongo wa 8 n'uwa 9. Mose yategetswe kubaka ubuturo bwera buhuje neza n'ubuturo bwera yeretswe bwo mu ijuru. Rero mu buturo bwera bwo mu ijuru umurimo wa hera Kristo yawukoze kugeza mu cya 844 guhera muri 31 amaze gusubira mu ijuru, kandi guhera mu cya 844 kugeza igihe Kristo azatangaza yuko iby'ubutambyi birangiye ahubwo agiye kwimika ubwami, maze agatangaza itangazo ry'uko ibintu bigomba kuguma uko byari bimeze. Icyo gihe nicyo turimo guhera mu cya 844, igihe cyitwa umunsi w'impongano, igihe cyitwa igihe cy'urubanza, igihe cyitwa kwezwa k'ubuturo bwera. Daniel igice cya 8 umurongo wa 13, Daniel yumvise amagambo ngo nyuma numva uwera avuga, maze undi wera abaza uwavugaga ati ibyo byerekanwe by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha mbese bizageza ryari? Ubwo ubuturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa. Icyo cyari ikibazo gikomeye. Uku nguku ko gukuraho igitambo gihoraho, iby'igicumuro kinyagisha bizageza ryari? Ubwo ubuturo bwera n'ingabo bizasiribangwa bizageza ryari? Umurongo wa 14 utanga igisubizo ngo bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzagenze gute? Buzabone kwezwa iminsi 2300. Reka bariyo tuganira muri aka kanya imyaka 2300 ya gihanuzi. Reka twongere dusubize amaso nyuma turebe imirimo yakorerwaga mu buturo bwera. Nari kumosho gatoya. Ubuturo bwera bwo ku isi bwari bwubatse mu buryo ari inzu y'ibyumba 2 ariko ifite clôture. Igihe winjiraga mu marembo rero y'iyo nzu mu rugo wasangaga ibintu 2. Icya mbere cyari igicaniro cy'ibitambo, icya kabiri cyari igikarabiro. Nuko ugatera intambwe ukinjira mu cyumba noneho cya mbere aho twakwita muri salo ahari. Wagera muri icyo cyumba ukahasanga ibindi bintu 3. Ukahasanga ameza y'imitsima, ukahasanga igitereko cy'amatabaza, kandi ukahasanga icyotero cy'imibavu. Nuko mbere yo kujya mu cyumba ukabona umwenda ukingiriza icyo cyumba. Aho hantu twari turi muri aka kanya, aho twari twise nk'aho ari muri salo, hitwaga ahera. Hirya rero y'uwo mwenda ukingiriza hitwaga ahera cyane. No mpamvu bavuze ko hari umwenda ukingiriza ahera cyane ari wo watabutsemo 2, bigatuma umuntu abasha kureba mu cyumba kandi imbere bitakundaga. Mbese byagendaga biti? Muri icyo gihe umutambyi yakoreraga imirimo ye ya buri munsi mu rugo ndetse n'ahera. Umunyabyaha akazana itungo azanyeho igitambo cyo gutambirwa ibyaha bye, akaryahabwa icyuma akarisogota, umutambyi amuri bugufi agafata ayo maraso umutambyi igicaniro akagitwikira ku gicaniro cy'ibitambo, nuko amaraso akayashyira mu gikoresho cyagenwe, nuko akajya kwinjira mu buturo bwera. Mbere yuko yinjira mu buturo bwera nyirizina agiye mu cyumba cy'ahera, yabanzaga kunyura ku gikarabiro agakaraba ibirenge. Yamara gukaraba akinjira hehe? Akinjira ahera, akagenda agakora imihango, akaminja ya maraso ku cyotero cy'imibavu. Twamaze kubona ko hari n'ameza y'imitsima. Iyo mitsima yahindurwaga buri cyumweru. Byagendaga bite? Yagombaga guhindurwa buri sabato. N'icyotero n'igiteko cy'amatabaza, amatabaza yahoraga yaka. Ibyo ngibyo byari imirimo y'umutambyi guhora abikora ndetse buri munsi. Ariko rimwe mu mwaka habagaho icyitwa umunsi w'impongano, aho umutambyi noneho yabaga yemerewe kujya mu cyumba cy'ahera cyane. Wabaga ari umunsi udasanzwe, umunsi usaba imyiteguro idasanzwe, ndetse abantu batangiraga kuwitegura ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7, ariwo witwa umunsi w'impanda, umunsi wo kuvuza impanda. Bakavuza impanda yuko umunsi w'impongano ugenje gute? Wegereje, maze ukaba ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 7. Uyu munsi wabaga udasanzwe, wabaga ari umunsi wo kwiriza ubusa, wabaga ari umunsi wo kutagira icyo abantu bakora. Yari isabato y'Uwiteka. Tuzaganira amasabato y'Uwiteka ku byerekeranye n'imihango yakorerwaga mu buturo bwera mu gihe kizaza kuri iyi platform, igihe tuzaba dutandukanya isabato y'umunsi wa 7 y'icyumweru cyo kuremwa n'amasabato y'Uwiteka yatanzwe mu bigendanye n'imihango yo gukorera mu buturo bwera bwo mwiza. Uyu munsi w'impongano rero
wabaga udasanzwe. Isabato y'Uwiteka, umunsi wo kwiriza ubusa, umunsi wo kwibabaza, abantu binira ngo bamenye yuko bitandukanije n'iki, bitandukanije n'ibyaha. Dusoma amagambo mu Balewi igice cya 16 umurongo wa 30 atubwira iby'uwo munsi ngo kuko uwo munsi ariho muzajya muhongererwa kugira ngo muhumanurwe, nuko imbere y'Uwiteka muzaba muhumanutse ibyaha byanyu byose. Wari umunsi wo guhumanura ubwoko bw'Abisirayeli, wari umunsi udasanzwe rero, aho ibyaha mu buryo bw'igishushanyo byabaga byarashyizwe mu buturo bwera, maze hakabaho kwezwa kw'iki ku buturo bwera. Uyu mutambyi yarazaga akaminja amaraso ku cyotero cy'imibavu cyari hafi rwose y'uwo mwenda ukingiriza ahera cyane, akaza akamujugunyaho. Ariko ntabwo nakubwiye ikintu cyabaga ahera cyane, habaga isanduku y'isezerano, isanduku y'ihongerero niba ariko twayita. Iyo sanduku mu imbere habaga harimo ibiki, hari harimo amategeko 10, bya bisate 2 by'amategeko 10 y'Imana, hakabamo inkoni ya Aroni, hakabamo n'urwabya rw'Amana. Ibyo tuzabiganira mu buryo bw'umwihariko mu gihe kizaza. Iyo sanduku y'ihongerero hejuru haho habaga hariho abakerubi, kandi hejuru hariho intebe y'imbabazi, ariyo ntebe y'ihongerero. Iyo ari isanduku y'isezerano. Nuko igihe rero umutambyi yabaga yinjiye aho ngaho agiye imbere y'Imana, aho amategeko y'Imana ari kandi n'intebe y'imbabazi iteretse, niho yagendaga yambaye efodi igaragaza ishyanga ry'Abisirayeli ryose ku mutima we, maze hagasuzumwa ko nta muntu utaritandukanije n'icyaha waba uri mu ishyanga ry'Abisirayeli. Igihe habonekaga umuntu utaritandukanije n'icyaha, maze umutambyi agasohoka ahera cyane, akaza agatangaza ko mu muryango wa Kanaka harimo ikibazo, bakoraga ubufindo kugeza ubwo uyu muntu amenyekanye, maze bakamutera amabuye agapfa. Wari umunsi w'urubanza, wari umunsi wo gutangazwa kw'iki, kw'ibintu bidasanzwe. Umutambyi mukuru yajyaga ahera cyane, bya buri wese bigasuzumwa, byamara gusuzumwa hagatangazwa imyanzuro. Kandi nyuma yo gusohoka mu buturo bwera, nshuti zanjye, wasangwaga ataratandukanije n'icyaha, yapfaga urupfu ruteye ubwoba, maze agakurwa mu bwoko bw'Imana. Nguko rero, ariko ibyari ibyo mu isi byaje guhindurwa ibyo mu ijuru, maze ibyo mu isi bigirwaho iherezo, ngo tumaze kwibona ko byabaye muri 31 nyuma ya Kristo. Twarabiganiriye ejo mu buryo bw'umwihariko. Reka nsoma amagambo ari mu Baheburayo igice cya 8 twumva inkuru nziza y'umutambyi wacu Yesu Kristo. Amagambo ari mu Baheburayo igice cya 8 se atubwira nguki. Abaheburayo igice cya 8, reka mpere ku murongo wa 1, nuko haratubwira nguki. Muri ibyo icyo tuvuga gikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye iburyo bw'intebe ikomeye cyane ho mu ijuru, ukorera ahera mu buturo bw'ukuri, ubwo abantu batubatse, ahubwo bwubatswe n'Umwami Imana. Ariko nshuti zanjye, wumvise amagambo ntangije, icyo tuvuga kandi gikomeye ni iki ngiki. Burya mu byigisho bikomeye abantu b'Imana dukwiye kuvuga, nuko dufite umutambyi mukuru. Umutambyi mukuru wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ari we Yesu Kristo. Arakorera ahera mu buturo bwera bwo mu ijuru, ubuturo bw'ukuri, ubwo abantu batubatse, ahubwo babwubatse n'Umwami Imana. Wari uzi ko iyo nkuru ari inkuru imwe mu nkuru zikomeye abantu bakwiye kubwirizwa? Wari uzi yuko ari ubutumwa bwanditse muri iki gitabo cya Bibiliya? Ndabizi abantu benshi ntabwo babizi. Abantu cyane cyane bo mu abagikristo nubwo bafite Bibiliya ntabwo aya makuru bayazi. Aya makuru banzazwi n'Abadiventiste umunsi wa 7 gusa. Ahari naba nirase, ariko nibona yumvanye gusa yerekeranye n'ihame ry'ubuturo bwera. Ariko mu byo dufite kuvuga bikomeye cyane, mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki, nuko dufite umutambyi mukuru wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera ahera mu ihema ry'ukuri, ari ry'abantu batabambye, ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Haleluya! Mana yacu ihabwe icyubahiro. Niwe mutambyi. Igice cya 9 umurongo wa 11 mbese yatubwira nguki. Igice cya 9 umurongo wa 11, ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihemba rirusha ryarindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo tutari byo mu byaremwe ibingibi. Haleluya! Umurongo wa 12, kandi niyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'intama n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka ryose. Haleluya!
Mana yanjye ihabwe icyubahiro kubw'igitambo cyabonekeye i Karuvali. Umurongo 21, kuko Kristo atinjijwe, ndavuga umurongo wa gice cya 9 cy'Abaheburayo, kuko Kristo atinjijwe ahera haremwe n'intoki hasuraga ahandi h'ukuri, ahubwo yinjijwe mu ijuru ubwaho, kugira ngo none agaragare imbere y'Imana ku bwacu. Nkunda indirimbo y'170 mu gitabo cy'Abaprotestani rivuga ngo mu ijuru imbere y'Imana afite umuntu ugenza gute, umvugira no mukuru w'abatambyi, kandi yitwa Rukundo. Haleluya! Uwo mukuru w'abatambyi rero, uwo mutambyi mukuru niwe turi kuvuga muri aka kanya. Hari umurimo ari gukora, wa wundi wakorerwaga mu buturo bwera bwo ku isi, kandi ab'icyo gihe babashaga gutamba ibitambo bitambira ibyaha byabo, ariko uyu nguyu we nta cyaha yigeze akora, ahubwo ni umutambyi mukuru, kandi amaraso ajyanye n'amaraso ye, ya maraso y'isezerano, nshuti yanjye, yavuye ku bwa benshi, kugira ngo umunyabyaha umeze nkanjye abashe gukira urupfu rw'iteka ryose. Ndagira ngo nkwereke ibikoresho byari biri mu buturo bwera, nkuko nemaze kubivuga. Urasanga bikoze ikimenyetso cy'umusaraba, nabyo byarantangaje cyane. Nakubwiye ko mu rugo hari iki, aya mabara ubona asa nkaho ari umutuku, ni byari biri mu rugo, ntabwo turinjira ahera. Icya mbere nuko hari igitereko cy'ibitambo, icya kabiri nuko hari igikarabiro, maze ukinjiramo kuri uriya murongo utambitse, urabonayo igitereko cy'amatabaza, urabonayo icyotero cy'imibavu, kandi urabonayo ameza y'imitsima. Maze kandi hariya urahasanga iki, urahasanga ikintu cyitwa umwenda ukingiriza ahera cyane, ariko nuwurenga urasangayo isanduku y'isezerano. Uwo ni Yesu Kristo. Mwabibonye se? Erega inama yo gucungurwa yuzura mu musaraba w'i Karuvali. Imana idufashe kugira ngo tubashe kubyumva. Ariko batubwiye amakuru muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 11, ngo ihembe ryarikujije ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, ubuturo bwera burasenyuka. Mbega ukuntu biteye ubwoba, wa murimo w'ubuturo bwera waje gusenwa n'ihembe rito. Mbese ihembe rito ni gute ryasenye ubuturo bwera? Icyo ikigendanye n'uburyo ryakuyeho igitambo gihoraho twaragisuzumye cyane. Iby'umurimo w'abapapa n'abapadiri bakorera abantu babwira yuko babasha kubabarira ibyaha, amagambo y'urukozasoni, amagambo yo gutuka Imana bavuga twarayabonye. Ariko se ni gute noneho iri hembe rito ryasenye ubuturo bwera? Ndagira ngo ko kuri kw'Imana kwasiribanzwe ko kwakabaye. Nshuti zanjye, ese igicaniro cy'ibitambo gisobanuye iki kuri twebwe? Gisobanuye umusaraba w'i Karuvali. Ndagira ngo mbwire, igihe tuzaba twiga amasabato yo mu buturo bwera, tuzatangara cyane. Hari iminsi mikuru y'Uwiteka ivugwa. Umunsi mukuru wa mbere witwaga Pasika. Pasika yari isobanuye iki? Wari uzi ko Pasika yari isobanuye urupfu rwa Yesu Kristo? Niko Pawulo yatubwiye. Ibyo nzabisubiramo, niyo mpamvu ntari bubitindemo, cyangwa nzatumira abantu b'Imana badufashe kubyumva neza. Burya Pasika yasobanuraga urupfu rwa Yesu. Cyakora abasigaye batubeshya ko ari umuzuko we, ko babihuje nyine na bya bigirwamana bya Ishitari, kugira ngo bijye biba ku cyumweru, kuko ku cyumweru aho bagomba kuramya ibyo bigirwamana. Burya hari amakuru wari ukwiriye kumenya, nuko Pasika yabaga ku munsi wari wo wose, ntabwo byari ngombwa ko iba ku munsi runaka. Niyo mpamvu ndetse Yesu Kristo yasangiye n'abigishwa be bya Pasika ku munsi wa kangahe? Ku munsi wa 5. Ariko nshuti yanjye, ubu ngubu bigomba kuba ari ku cyumweru, kandi rero Yesu ntabwo yapfuye ku cyumweru. Burya Pasika ishushanya urupfu rwa Yesu. Ibyo ngibyo nabyo nari nkwiriye kubikubwira cyagiye igihe twigaga ibya Ishitari. Ishitari rero yigomba kuramwa ku cyumweru, ariko Pasika ntabwo nzi byari byo. Ikigirwamana cya Ishitari kiramwa ku cyumweru, bakabyita Easter. Ariko kandi urupfu rwa Yesu rwabaye ku wa 6. Ariko ubundi kubera iki Pasika batashyize ku wa 6? Kandi Pasika isobanura urupfu rwa Yesu. Erega niko Pawulo yatubwiye. Kandi tujya mu buturo bwera, turasanga umunsi wa Pasika cyari igishushanyo cy'ibyagombaga kubaho. Kristo akitambaho igitambo, maze asangira n'abigishwa be Pasika ya nyuma. Maze Pawulo nawe aravugiza ati Pasika yacu ni Yesu Kristo. Iyi Pasika rero ihagarariye rwose umurimo wakorerwaga hehe? Hahandi muki ku cyotero, ku gicaniro cy'ibitambo. Igicaniro cy'ibitambo twabonye ko cyari hehe? Cyari mu rugo. Kandi nakubwiye ko ubuturo bwera buri mu ijuru, hariya hera na hera cyane. Umurimo rero wagombaga gutangirira mu rugo. Yesu Kristo yaje mu rugo. Erega urugo ni iyi si. Haleluya! Urugo ni iyi si. Iyi si rero hari ibintu bitatu byakorewemo. Icya mbere nuko Yesu Kristo yitanzeho igitambo. Haleluya!
igikorwa cyakorerwaga hariya ku gicaniro cy'ibitambo Yesu Kristo yagikoreye i Gologota ku musaraba w'i Karuvari, kandi ni naho yazukiye. Buriya iki gikarabiro kiratubwira nanone iby'umuzuko wa Yesu Kristo, kiratubwira ibyo kuzuka, kandi ibyo by'umuzuko nanone tubibwirwa hehe? Tubibwirwa hahandi muri ya minsi mikuru y'Uwiteka. Nyuma y'umunsi mukuru wa Pasika hakurikiragaho iki? Hakurikiraho iminsi mikuru y'imitsima idasembuye. Nshuti yanjye, Yesu Kristo niwe wahambwe mu mva kandi arazuka. Erega bishushanya n'umubatizo, igikarabiro, kwa kwibizwa ukongera ukazuka, n'ubundi birasobanutse ni y'amazi. Ibyo ngibyo birasobanutse, abantu b'Imana barabizi. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko umurimo w'ubupapa waje kuvanaho ubu buturo bwera rwose. Ibyo ibya Kristo watambwe rimwe gusa bikurwaho, iby'umubatizo bikurwaho, by'umuzuko wa Yesu birumvikana byarasenyutse, abantu bakajya batonyangirizwaho utuzi. Ibyo bintu byose bigenza gute? Birarindimurwa, ukuri gukurwaho. Iby'amasengesho murabizi, hari amasengesho yanditse, kandi twabonye ko ari imirimo y'ubupagani yo kugira amasengesho yanditse bahora basubiramo buri munsi. Ariko Yesu yavuze ngo ntimugahore musubiramo, kuko ibyo ngibyo ni icyaha. Ntabwo ibyo ngibyo bihuje no gusenga Imana. Mbega imirimo yose yo mu buturo bwera, ibyakorerwagamo n'ibyari birimo byose byaje gusenyuka. Ni inkuru ibabaje cyane. Ndasaba Imana cyane ngo izaduhe kwiga neza twitonze iby'ubuturo bwera. Namaze gukora imirimo kuvuga iby'imirimo yakorerwaga mu rugo, igicaniro cy'ibitambo, igikarabiro, ibyo byose Yesu Kristo yabirangirije hehe? Yabirangirije mu isi. Maze agiye mu ijuru rero yinjira ahera cyane, ahera. Yabanje kwinjira mu cyumba cy'ahera. Tumaze kubibona Pawulo abitubwira mu gice cya 8 cy'Abaheburayo. Amaze kwinjira ahera rero yaratangiye umurimo, yongera kubwira abantu iby'ijambo ry'Imana, atangira kudusabira. Niko batubwira amasengesho y'abera yashushanywa n'icyotero cy'imibavu. Umwuka wera arasukwa, wagereranijwe n'iki? N'igitereko cy'amatabaza. Nshuti yanjye, kandi ijambo ry'Imana ribumburirwa abantu kugira ngo abantu bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Byahereye hehe? Byahereye mu rugendo rwa Emmaus, ngo byanditswe abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe, bamenye icyo Imana ibashakaho. Kandi uyu munsi turacyunguka ibintu bidasanzwe. Ariko bigeze mu cya 844 ndaje nkwereka uko ibintu byagiye bisubiraho, kubera yuko agahembe gato karagiye karabisenya burundu. Ariko bigeze mu cya 844 Kristo yinjiye ahera cyane. Ahera cyane ngo twahasanze isanduku, kandi rimwe amategeko y'Imana, nibwo amategeko y'Imana yongeye kugaragara. Maze rero turaje tubirebe ukuntu byari byarasiribanzwe. Ndagira ngo ubwire yuko igicaniro cy'ibitambo muri kwa gusiribanga ubuturo bwera kw'ihembe ritoya, igicaniro cy'ibitambo cyongeye gutangazwa n'umugabo witwa Martin Luther. Uyu Martin Luther niwe wabanje kubwiriza Abefesi igice cya 8 cya 2 murongo wa 8 ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwebwe. Yongera gusubiza abantu ku gitambo cy'Ikaruvari cyatambiwe umunyabyaha. Haleluya! Ngo abantu bizere icyo gitambo babashe gukira. Ubwo nibwo bwari ubutumwa bwande bwa Martin Luther. Araza yongera gushinga urufatiro rwo kwizera ko abantu bakwiriye gutsindishirizwa n'ubuntu gusa twaherewe muri Yesu kubwo kwizera. I Roma bo bari baravuze ngo abantu bazatsindishizwa n'imirimo yabo, bashyiraho ibyitwa indulgensia, imbisabisho, bakishyura amafaranga kugira ngo babarirwe ibyaha. Abantu bagasabwa bamwe za miliyoni, abandi ibihumbi, bitewe n'uko bifite, maze bakabarirwa ibyaha bakoze mu gihe cyashize. Ibyo bari gukora uyu munsi nibyo bazakora mu gihe kizaza, kubera ko bishyuye kaje. Ariko Luther amaze kuza aravuga ngo ijambo ry'Imana ntabwo ari uko ryavuze, erega ubuturo bwera ntabwo ari uko bumeze, ahubwo igitambo cy'Ikaruvari niho agakiza kaboneka gusa. Nuko ashinga urufatiro dusubiza kuri cya gicaniro cy'ibitambo cyabaga mu rugo, maze ubuturo bwera butangira gusanwa muri ubwo buryo. Haleluya! Ubuturo bwera buratangiye gusanwa, kandi byarakomeje. Haza umugabo witwa John Smith. Uyu nguyu yari umwe mu babatiste, ni umugabo wari umwe mu babatiste bashinze itorero ry'ababatiste bwa mbere. Nuko kandi uyu John Smith, nituganira ku bijyanye n'umudendezo w'idini, ndabyifuza cyane ko tuzabiganira mu gihe kizaza. Nawe ntabwo tuzabura kongera kumutekerezaho, kuko n'umwe mu bahananiye umudendezo w'idini cyane mu by'igihe cye muri kinangijana cya 17 cyari giteye ubwoba. Nshuti zanjye, uyu John Smith nawe yaje asubizaho ingingo yerekeranye
na cya gikarabiro, umubatizo. Erega umubatizo twamaze kubibona ko bazanye undi mubatizo wo ku gahanga, barabisira ibanga rwose. Umubatizo wari usanzwe uzwi, wa wundi na Yesu Kristo yabatijwe. Maze John Smith agenza gute? Asubizaho igikarabiro, asubizaho umubatizo. Haboneka bitwaga ababatise munsi wa ababatise babatizwaga mu mazi menshi. Hariho n'ababatise munsi wa 7, ariko ntabwo bari bazwi cyane, kandi abaprotestani benshi ntabwo bemeye uko kuri. Tuzabigarukaho. Ariko ubwo ngubwo ubuturo bwera bwongeye gusubizwaho ikindi kintu kidasanzwe, ikindi kintu gikomeye kitwa igikarabiro. Turakomeza tugera kwa John Wycliffe. John Wycliffe Ramozi, uzasoma igitabo cy'intambara ikomeye kitubwira ibya John Wycliffe. Uyu John Wycliffe rero umugabo ukunda ibyanditswe byera, yari umuprofeseri muri no university izwi cyane ya Oxford, no university yo mu Bwongereza. Uyu muprofeseri rero w'inyargenge w'imniti aratangira abumburira abantu ibyanditswe byera. Niwe wabanje kugira umurimo wo guhindura ibyanditswe byera. Wari uzi yuko mu gihe cyashize Roma yari yaranze ko abantu basoma ibyanditswe byera mu rurimi rwabo, yari yanditse mu Kilatini gusa. Ababashaga kuyisoma ni abapadiri bonyine, kandi nabo bagasoma igice cy'uwo munsi giturutse i Roma. Ariko John Wycliffe aravuga ngo abantu bakeneye ijambo ry'Imana, maze arabibabumburira, arihindura mu rurimi rw'Icyongereza. Abantu batangira kumenya iby'ijambo ry'Imana, kandi bafata ibihe bidasanzwe byo kuryiga no gusenga. Imana ishimwe cyane ko yahagurukije abagabo. Bano bagabo bitwa imuri za mu gicuku. Muri cya gihe kidasanzwe cyo gukora k'umwijima, cyo gukora k'umunyabugome, ihembe rito ribisira ibanga byose, hariho ngo n'imuri za mu gicuku. Nuko aba ba John Wycliffe, aba ba Luther, abangaba ba John Smith bakora umurimo udasanzwe. Ubwo tumaze gusubizaho ikintu cya kangahe? Ikintu cya gatatu, aho ameza y'imitsima yaramaze kongera guterekwa ahawo. Igihe cyarageze aboneka umugabo witwa John Calvin nawe yaje yibanda ku ngingo ijyanye n'amasengesho. Abantu bongera gusubira ku hame ryo gusenga no kwisunga Imana, kandi ntabwo byarangiriye aho ngaho. Ahubwo haje umugabo witwa John Wesley. John Wesley nawe ni umugabo uzwi cyane mu kwisunga amasengesho no gushishikariza abantu kubeshwaho n'umwuka wera. Asubizaho ihame ryo kubatirishwa umwuka wera, cya gitereko cy'amatabaza, kugira ngo igitereko cy'amatabaza gihore cyaka. Nguko uko ubutumwa buboneka mu buturo bwera bwakomeje kugenza bute bwongera busubizwa ahabo. Igihe cyarageze. Haleluya. Igihe cyarageze ejo bundi mu kinyejana cya 19 havuka itorero ry'Abadiventiste munsi wa 7. Iryo torero ryavutse muri movement ikomeye cyane. Movement yari kwiga ubuhanuzi, yari yowe na William Miller. Uyu mugabo William Miller yari kwiga iki? Ubuhanuzi bwo muri Daniel igice cya 8. Ageze ku murongo wa 14 nawe byabanje kumucanga nkuko byacanze Daniel, maze asobanura yuko isi yagombaga kwezwa, ubuturo bwera bwagombaga kwezwa ari iyi si. Burya rero hari igihe abantu bagenda bagafata amakuru rusange. Muri icyo gihe ibintu Roma yagiye yigisha byari bikiri mu mitwe y'abantu, maze kandi yari yayigishije yuko ubuturo bwera ari isi izagenza gute? Izejeshwa umuriro. Nuko bibwira ko ubuturo bwera buvuzwe muri Daniel igice cya 8 ari isi. Nuko barabwiriza bati rero imyaka 2300 igiye kurangira. Baragiye basanga imyaka 2300 igomba kujyangira mu cya 844. Ntabikweretse uko imibare iteye, n'ejo twarabyize twitonze. Nuko igihe bageraga kuri iryo hame babwirije yuko Yesu Kristo agiye kugaruka. Niyo mpamvu babise Abadiventiste. Ntabwo ari bo biyise Abadiventiste s'il vous plaît, ahubwo bababonaga babwiriza ubutumwa baretse ibyabo bagira ngo baburire isi yuko Yesu aje, nibo babatutse bati dore b'Abadiventiste. Icyo gihe habayeho movement ikomeye cyane, ababikangura rikomeye. Maze kandi igihe cyarageze, igihe bari bategereje yuko Kristo aza, ntabwo yaje. Bari barabaze barasanga birahura neza no mu mwaka wa 1944 mu muhindo wayo nyine mu kwezi kwa 10 ku itariki 22 rwose z'ukwezi kwa 10 1944 nibwo bari bategereje Yesu, ariko ntiyaza. Icyo gihe habayeho ikiswe the great disappointment. Abantu bacitse intege mu buryo bukomeye cyane, abantu bongera gucika intege. Icyo gihe iyo movement yari irimo abantu basaga 300,260 ndetse hari abayivuga yuko basaga 300,000, maze hasigara itsinda ritoya cyane, itsinda ry'abantu 50 bonyine.
mbega nta nubwo ari kimwe cy'igihumbi, nta nubwo ari kimwe cy'ibihumbi 10, abantu 50 bonyine nibo basigaye bibaza ngo mbese byari bimeze bite, mbese byagenze bite, twibeshya hehe. Ubwo nibwo umugabo umwe witwa Hiram Edson yaje kugira yerekwa iby'ubuturo bwera, maze abona Yesu Kristo yavuye aheraho mu buturo bwera bwo mu ijuru yinjiye ahera cyane. Nuko maze Imana bitanze igisubizo yuko bwa buturo bwera atari ubuturo bwera bwo mu isi, habwa ari ubuturo bwera bwo mu ijuru, bwa bundi Pawulo yabwirije Abaheburayo mu gice cya 8. Nuko bashima Imana. Haleluya. Icyo gihe kandi Abadiventiste barakomeje bariga, baracukumbura, bajya mu byanditswe byera, baza kwiga iby'ubuturo bwera, maze umucyo urabamurikira, bamenye umucyo kuri kw'ijambo ry'Imana kwerekeranye n'amategeko 10 y'Imana, bibuka iby'isabato, bahabwa umucyo werekeye isabato, maze n'amategeko y'Imana arabamurikira. Mbese urumva tutageze ahera cyane, noneho ahera cyane hateretse isanduku y'isezerano, kandi isanduku y'isezerano ni iki? Rimwe amategeko y'Imana, harimo n'itegeko rya 4 ry'isabato. Mbega ukuntu ubuturo bwera bwongeye gusanwa! Imana yacu ishimwe. Ngo byagombaga gufata igihe kingana iki? Bizamara iminsi 2300 uko bukeye bukira, y'ubuturo bwera bubone kugenza gute, bone kwezwa. Byatangiriye mu kinyejana cya 16 muri cya gihe cy'abaguruzi ba Luteri, iby'Imana byongeye gusubizwa ku murongo kugeza mu cya 844 haboneka itsinda ry'abantu bakeya, abantu bitondera amategeko y'Imana bafite guhamya kwa Yesu. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Abo ngabo nibo bari uyu munsi, ariko ngo ikiyoka kirabarakariye cyane. Twarabibonye mu byashu mu gice cya 12 umurongo wa 17, ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Nguko uko umurimo w'ubuturo bwera wagenje gute, wongeye gusubizwaho, maze ubuturo bwera bwongera kuba restored, bwongera gusanwa, bwongera guhagarara. Kandi umurimo wo kubweza wagombaga gutangira ari uko ibyo bintu byose bimaze gushyirwa ku murongo, nuko Kristo ava ahera yinjira mu cyumba cyahera cyane kugira ngo umurimo w'urubanza utangire. Erega umurimo w'urubanza ugomba kuba ushingiye ku mategeko y'Imana. Byagombaga ko biba ngombwa ko ibintu byose bisanwa kugeza tugeze ahera cyane aho amategeko y'Imana ari, kugira ngo umunsi w'impongano, umunsi w'urubanza utangire. Ndagira ngo ubwe ko mu cya 844 kugeza uyu munsi ku ikarita ya gihanuzi turi mu munsi umwe, umunsi w'impongano. Ibyacu biri gusuzumwa, buri wese izina rye rigerwaho, bigasuzumwa n'ubwitonzi hakurikijwe amategeko y'Imana. Cyakora turasanga ntawe ukiranuka n'umwe, kubera yuko bose bishe amategeko y'Imana, bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko Imana ishimwe, igitambo cy'Ikaruvari cyaratambwe, kandi uwizera icyo gitambo abasha gukira umuvumo w'icyaha. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Ukuri kwerekeranye n'urubanza niko twabwiwe muri Daniel igice cya 7. Erega hari amagambo twagiye dusimbuka, ariko atari uko ari agaciro gake, ahubwo akwiriye umwanya wa. Muri Daniel igice cya 7 igihe Daniel yerekwaga iby'inyamaswa enye, ageze ku nyamaswa ya 4 yaje kumera, yari ifite amahembe 10 ariko ikaza kumeraho kandi gahembe kisararanga. Ngo yakomeje kwitegereza, maze bashyiraho intebe z'ubwami. Umurongo wa 9 tuhageze baratubwiye ngo nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami. Haza umukuru nyiribihe byose aricara, imyambaro ye yaraga nka sheregi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi n'inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Intebe ye hatembaga, imbere ye hatembaga umuriro udumbagiza, baramukoreraga. Kandi inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere, impanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Ita kuri aya magambo y'umurongo wa 10, imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Yakomeje kwitegereza muri cya gihe nyirizina cy'imikorere y'ihembe rito, riri kwisararanga, riri gukora ibikorwa bidasanzwe byo gutsemba ubuturo bwera. Igihe cyarageze. Haleluya. Imanza zirashingwa. Ndagira mubwire yuko igihe cy'urubanza cyagombaga gutangira muri gihe nyine cyo gukora ku ihembe ritoya. Abantu b'Imana
bakwiye gusobanukirwa aya magambo. Tugeze ku murongo wa 13 wa Daniel igice cya 7 hatubwira andi makuru. Hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru, azi umujyi umwe, asanga wa mukuru nyir'ibihe byose, bamumugeza imbere. Bamwe iyo bumvise aya magambo bagira ngo ni Yesu Kristo ugarutse mu bicu byo mu ijuru aje gucungura inyoko muntu. Ariko oya, yaje asanga wa mukuru nyir'ibihe byose mu buturo bwera ahera cyane, kandi ngo yaje mu bicu byo mu ijuru. Mu bicu bisobanuye iki? Itsinda rinini ry'abantu by'abamarayika benshi. Nuko yinjira mu cyumba cyahera cyane, aza umujyi umwe, asanga wa mukuru nyir'ibihe byose, bamumugeza imbere. Erega ni ku ijambo ry'Imana ryatubwiye, nusoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 17:31 batubwira yuko Yesu yashyizeho umunsi izacira, Imana yashyizeho umunsi izaciraho urubanza rw'abari mu isi bose. Kandi urwa kabiri rwa Abakorinto igice cya 5:10 hatubwira ko twese dukwiriye kuzagaragazwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Kandi inkuru nziza nkubwira nuko umucamanza ni Yesu. Haleluya. Nakubwiye ya ndirimbo, mukuru w'abatambyi ni Yesu Kristo, niwe muvugizi wacu kandi niwe mucamanza. Iyo niyo nkuru nziza ikomoka mu rubanza ruri gukorerwa mu buturo bwera bwo mu ijuru. Abaroma igice cya 14:12 atubwira indi nkuru imeze nk'iyo. Nuko rero umuntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Ni ngombwa yuko abantu bahagarara imbere y'urubanza, kandi umuntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'urubanza. Igihe tugeze imbere y'urubanza rero dukorwa n'isoni, tugasanga amategeko y'Imana twarayishe, maze tukikubita hasi tubabaye cyane ko turabo gupfa. Ariko amakuru meza nanone aturuka muri urwo rubanza. Haleluya. Amakuru meza aturuka mu bicu byo mu ijuru, aturuka ahera cyane, twayabwirwa mu gitabo urwandiko Yohana yandikiye abantu b'Imana, mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 1 hatubwira ngo dufite umurengezi kuri Data wa twese. Haleluya. Niwe Yesu Kristo ukiranuka. Uwo Yesu Kristo ni umucamanza koko, ariko ni na avoka wacu. We dufite avoka, niwe utuburanira. Niyo mpamvu twamaze kubona yuko igihe cyacu cya mu gitondo muri rya hame twamaze kuvumbura rero icyigisho cya 14 twize ko dukwiye gufata igihe buri gitondo, buri munsi, dushakisha Yesu mu ijambo rye kandi dusenga kugira ngo tumenyane nawe, tumushyikirize amadosiye yacu, kuko ari we mucamanza wacu. Mana yacu ishimwe. Turabona rero imanza zigeraho zigashingwa muri Daniel igice cya 7. Nyuma yo gukora kw'ihembe ritoya, igihe kiragira ngo imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Niko igice cya 10 baba umurongo wa 10 igice cya 4 hatubwiye. Ese iby'ibi bitabo byo ni ibihe? Ibitabo bizabumburwa. Twamaze kubona ko hari marayika wandika adasobwa ikintu cyose, imibereho yacu uko yakabaye, amagambo tuvuga, ibikorwa dukora, ibitekerezo byacu birasomwa bikandikwa imbere y'Imana. Kandi ibyo nibyo bizadutsindisha cyangwa nibyo bizadutsindira. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ibyo yenda tuzabona umwanya wo kubisubiramo igihe tuzaba twiga iby'ubuturo bwera. Simbizi, Imana izadufashe niba tuzaba tukiriho. Kandi aya makuru ahuje n'ibyo umunyabwenge yavuze. Umunyabwenge mu kubwiriza igice cya 12 ndagira ngo ujyane mu mubwiza igice cya 12 twumva amagambo akomeye atubwira ibihe nk'ibi ngibi byuko dukwiye kubyitaho nicyo dukwiriye gukora. Mubwiza igice cya 12 hatubwira amagambo akomeye ku murongo wa 13. Iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Iyi niyo ndunduro y'iki? Niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Erega nibyo bigukwiriye nawe uri kuntega amatwi. Umurongo wa 14, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari cyiza cyangwa ikibi. Mbese wari ubizi ibi bintu? Ikintu cyose kizaza kandi kibi kiri determined no kureba ku mategeko y'Imana. Amategeko y'Imana niyo atumenyesha icyaha. Igihe wishe itegeko ry'Imana uba uri mu kibi, kandi igihe ugenda mu by'amategeko y'Imana asaba uri mu cyiza. Imana izazana umurimo wose mu rubanza rero, cyaba icyiza cyangwa ikibi. Nshuti yanjye, mbese uri mu mugabane w'abarwanya amategeko y'Imana, harimo n'itegeko rya 4 ry'isabato. Ndavuga ko igihe cy'urubanza kiri bugufi, kandi rurimo rega. Igihe ahubwo cyo gusomerwa urubanza nicyo kiri bugufi.
twamaze kubona uko umurimo w'ubutambyi wari umeze mu buturo bwera bwo ku isi. Uzagenda ubyige neza uhereye mu kuva igice cya 25 gukomeza ibice bisigaye by'icyo gice, wiga iby'Abalewi, bazagusobanurira imirimo yakorerwaga mu buturo bwera. Nagusezeranyije ko tuzanabisubiramo hano kugira ngo dusobanukirwe iby'amasabato ndetse n'isabato, urujijo ruveho kuko ibyanditswe byera birasobanutse. Haleluya. Nuko rero ukwiye kuzirikana yuko hariho urubanza muri bwa buturo bwera bwo ku isi. Tubona urubanza, abantu benshi bazi yuko urubanza ruzaba Yesu Kristo aje. Oya, ntabwo urubanza ruzaba Yesu Kristo aje, ahubwo urubanza ruri kuba uyu munsi guhera mu cya 844 igihe Yesu Kristo azaba aje gutangaza imyanzuro y'urubanza. Erega no mu buturo bwera bwo ku isi nuko byari bimeze. Icyo gihe umutambyi mukuru tubona ko yinjiraga hera cyane, rubanda bari basigaye hanze. Cyakora icyo bakoraga ni ukwiriza ubusa, bafite ubwoba, bibaza imyanzuro y'urubanza uko izaba imeze. Nuko rero ntabwo tuzaba turi kumwe na Yesu mu buturo bwera ngo tumenye ibyari byo twisobanure. Oya, nta gihe cyo kwisobanura kuko rega ubutabera bw'Imana nta wabuvuguruza, ahubwo igihe kizaza imyanzuro y'urubanza itangazwe. Ubwo nibwo ijambo ndi gusoma mu mutwe ariko nkarisoma nabi, nkwiriye gusoma neza, riri mu Byashuwe igice cya 22 umurongo wa 11 rizasohora. Byashuwe 22 umurongo wa 11 aravuga ngo iki? Aravuga ngo ukiranirwa gumya akiranirwe, wanduye mu mutima gumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera gumye yezwe. Icyo gihe nibwo Kristo azabasohotse mu buturo bwera, kandi ubwo nibwo azaza aje kugororera abamuhisemo, aje kugororera abiyunze nawe, abaziranye nawe, babandi yatsindishirije abajyane mu bicu byo mu ijuru. Malaki 3:16 magambo akomeye cyane ngo maze abo Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abo bahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Burya hari igitabo cyandikwamo buri kintu cyose. Niwiga neza iby'iki gitabo cy'ubwibutso uzamenya yuko cyandikwamo imirimo y'abera bamaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Hari igitabo cy'ubugingo uzakisoma mu Byashuwe igice cya 13 umurongo wa 8. Ndumva narigeze kukivugaho turi mu gice cya 3 cya Danieli, tubwirwa yuko umuntu wese utanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama azaramya inyamaswa, ariko abanditswe mu gitabo bazakomera. Burya rero ntabwo ari igitabo cy'ubugingo kiriho gusa, hariho n'igitabo cy'urwibutso. Abo baha Uwiteka rero iyo bicaye baganira ngo igitabo cy'urwibutso kirabumburwa, maze igitabo kikandikwamo ibyabo. Igitabo kimbira imbere yabo, igitabo cy'urwibutso kikandikwa imbere y'Imana kubera ko Imana yita ku izina ryabo. Dusoma kandi muri Zaburi ya 56 umurongo wa 8 ko Imana ishyira amarira yacu mu icupa ryayo. Mbese ngo ntiyanditswe mu gitabo cy'Imana? Hari ibitabo, hari ibintu byose byandikwa, ibitubaho kuri buri ntambwe yose. Zaburi 39 umurongo wa 1, Uwiteka warandondoye uramenya, umurongo wa 3, zinzira zanjye zose. Maze umurongo wa 16, mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Erega hari ibintu byanditse. Najyaga nibaza iby'ibi bitabo, nigeze kubikubwira, nkibaza ngo mbese Imana yabasha kurondora ibyanjye? Mbese ibi bitabo ni umuntu yabasha kuvuga amagambo yanditse igitabo mu minsi 7 gusa? None nidushyiraho n'ibyo twakoze n'amagambo twavuze, ibyo bitabo, iyo stock y'ibitabo byo mu ijuru y'abantu amamiliyari n'abamiliyoni baye ku isi byaba bingana bita. Ariko nshuti zanjye ntabwo ari uko bimeze. Niba computer yanjye mbasha gushyiramo ibitabo byinshi cyane byajya mu nzu nini cyane ya etaje, nkabitwara mu ntoki gutya, niba aka device gatoya gatwarwa mu ntoki nk'aka ngaka kabasha kujyaho ibyo bitabo, mbese tekinoloji y'abatuye isi yaruta tekinoloji y'Imana gute? Kandi ari Imana ariyo yabaremye. Ni gute ikibumbano cyaruta umubumbyi? Nshuti yanjye, ibyacu byose bigenza gute? Birandikwa. Andi magambo dusanga muri cya gitabo cy'umubwiriza igice cya 11 umurongo wa 9 cyavuga ngo wa musore we, ishimira ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugendera mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo mu maso yawe. Abasore bakunda kuryoshya, nibyo koko ni muryoshye, nta kibazo, ni mu bikora uko umutima wanyu ubigenza. Ariko hariho akajambo ngo ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza,
mbese imiryohereze yawe wa musore we bimeze bite? Nibyo urishimira ubusore bwawe, nibyo uragenda uko umutima wawe ukunejeje, urishimira iminsi y'ubuto bwawe, ukagenda mu nzira umutima wawe ushaka, mu mucyo mu maso hawe. Ariko se bihuje n'iri jambo ngo handitswe ngo menya yuko rero ibyo byose ukora bizatuma Imana igushyira mu rubanza, uramenye utazatsindwa n'urubanza kubwo kwishimira imigendere yawe. N'abasore nabo barabwirwa aya magambo, urubanza rurabareba nshuti zanjye. Matayo 12:36, kandi ababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Uwo ni Yesu Kristo utuburira. 37, amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Nari maze kubivuga mu kanya, ubushakashatsi bwagaragaje ko umuturage usanzwe uvuga make avuga amagambo ahagije mu cyumweru kimwe yakuzuza igitabo cy'amapaje 320. Mbese niba iki gitabo cy'amapaje 320 wabasha kukivuga mu gihe gito kingana n'icyumweru, umaze ibyumweru bingahe? Umaze imyaka ingana gute? Mbese amagambo wavuze angana iki? Ibyumweru 70 twamaze kubona yuko bihwanye n'iminsi 490. Urumva ko ni umwaka urenga, ariko ni umwaka umwe. Mbese umaze imyaka ingahe? Mbese niba mu mwaka umwe mu cyumweru wamaze igitabo cy'amapaje 320, umaze imyaka ingahe? Mbese amagambo wavuze angana ute? Nshuti zanjye, dukwiye kwitonda cyane. Yesu Kristo amaze kutubwira yuko amagambo yacu niyo azadutsindishiriza, kandi amagambo yacu niyo azadutsindisha. Dukwiye kwita ku byo tuvuga kuko byandikwa mu gitabo cyo mu ijuru. Kandi amagambo Pawulo yandikiye Abakorino mu rwandiko rwa mbere ku gice cya 4:5 yanditse ngo kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ibyari byahishwe mu mwijima, kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mitima. Ntabwo bizarangira ku magambo gusa, ntabwo bizagendera ku mikorere gusa. Bya bindi tumaze kubona wa musore yishima kinezeza mu nzira ze, ntabwo bizarangira aho gusa, ahubwo Pawulo yongeraho ikindi kintu gikomeye cyane. Ibyari byahishwe mu mitima bizagaragazwa, imigambi yo mu mitima nayo izajya ahagaragara. Mbega ukuntu amategeko y'Imana yishwe. Matayo 13:27, azitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Iby'imirimo nabyo bizajya ahagaragara. Nshuti yanjye, bizaba bikomeye cyane, bizaba bikomeye cyane, bizaba bikomeye cyane guhagarara imbere y'urubanza, kandi birimo birasuzumwa. Ibyacu nitwisubiramo tukigenzura, nshuti, turaza gusanga dukeneye Yesu kugira ngo tumumenyane nawe, atubunanira uru rubanza ko ntabwo twabasha kugenza gute, ntabwo twabasha kurutsinda. Hari abantu bagerageza kunoza nanone imibereho yabo bakihana. Icyo twita kwihana ni uguhindukira tukava mu nzira twari turimo tukajya mu yindi nzira. Ariko hari ikindi kintu dukeneye cy'ingenzi, no gutsindishizwa na Yesu Kristo. Niyo mpamvu nta yindi nzira nshuti zanjye ishoboka uretse inzira Kristo yaduharuriye, kuko ibyo twakiraniwe mu gihe cyashize birahagije kugira ngo bigenze gute, kugira ngo biturimbuze. Dukeneye gusanga Yesu kugira ngo adutsindishirize. Ndakunda igitabo cy'umugenzi batanzemo illustration ikomeye cyane. Igihe Byiringiro ngo yageragezaga kunoza imibereho no kwitandukanya n'ibyaha yari asanzwe akora, yibutsa amagambo akomeye ngo se ndamutse ndimo umwenda nyiriduka, nkaba mfite mu gitabo umwenda mubereyemo, ariko noneho nkatangira kujya ngura ntongera kwikopesha. Mbese ibyo bisobanuye yuko wa mwenda mu gitabo wakuwemo ngo nuko nsigaye ngura? Oya, ni ngombwa yuko uwo mwenda wishyurwa, ariko kandi ntabwo tubasha kuwishyura keretse Kristo wawe utwishyuriye gusa, kubera yuko uwo mwenda wishyuzwa gupfa. Ibihembo by'ibyaha n'urupfu, nta kindi. Nuko rero ni ukwisunga uwadupfiriye ku musaraba kugira ngo tubashe gukira. Hari abantu none bibwira yuko urubanza rutazashingira ku murimo, ariko reka nanone dutekereze. Uno mugabo witwa Dr. Sakaye yanditse igitabo cyitwa Guhamagarwa mu rukiko. Arandika ati reka turebe icyo byasobanura n'urubanza ruzaba rudashingiye ku mirimo. Ese byagenda bite? Imana yazaducira urubanza ikurikije ibara ry'uruhu rwacu, yazaducira imanza ikurikije ubwoko bwacu, yazaducira urubanza ikurikije ikigero turimo, yazaducira imanza ikurikije amashuri twize, ikurikije indoro, ikurikije impano zacu, ikurikije imbaraga zacu. Kuba twanditswe mu bitabo by'itorero cyangwa kuba turamya Kristo tudakomeje, Imana ishobora kuducira urubanza ishingiye gusa ku mirimo yacu mu myiza cyangwa imibi, naho ubundi bindi ntabwo byaba bisobanutse.
ntabwo uzacirwa urubanza ukurikije ko uri umudive cyangwa uri umugaturika. Ntabwo twabonye se ko mu bwoko muri Babuloni ari ubwoko bw'Imana? Ntabwo twabonye se ko muri bwoko bw'Imana bwa bwoko bucirwa urubanza bwitwa Laodikiya hari abantu ijuru rizaruka, Imana ivuga iti ngiye kukuruka n'utihana? Bisobanuye iki se? Mu Badivantiste harimo abantu bazarimbuka, mu Bakaturika harimo abantu bazakizwa. Nuko rero hari ikindi kintu kigomba gushingirwaho kugira ngo habeho urubanza. Icya mbere ni ugushingira ku mategeko, ni imirimo itegetswe n'amategeko, nshuti zanjye. Maze kandi amategeko namara kurebwaho, twese tuzatsindwa n'urubanza, maze harebwe Yesu. Mbese Yesu aziranye n'uyu muntu, maze igihe tuzaba tuziranye nawe, Yesu avuga ati nagenje gute? Naragucunguye, maze akizwe umuvumo wo kwica amategeko y'Imana. Ariko kandi igihe umuntu amaze kwemera Yesu Kristo ko yamupfiriye, nk'uko tumaze kubibona muri illustration y'igitabo cy'umukristo, cya kindi cya mukristo muri illustration y'ibyiringiro yatanze, nuko igihe umuntu amaze gutsindishirizwa akabarwa ibyaha bya kera, noneho hamagarirwa kugendera mu bugingo bushya. Icyo nicyo cyitwa kwezwa, tugatunganwa ku cyaha rwose. Niyo mpamvu itangazo ryatubwiye ngo igihe Kristo azaba agarutse, azatangazwa ngo ukiranirwa agumye akiranirwe. Uwo ni uwanze inzira y'Imana yose, abanyabyaha akomeze kuba abanyabyaha, ariko kandi uwera agumye yezwe, aracyari mu rugendo rwo gutungana. Kandi umukiranutsi wageze ku butungane ijuru ryifuza agumye akiranuke. Urwo ni urugendo rwo kwezwa. Uko ni ugukiranuka kwa Yesu duhabwa kugahinduka kwacu. Abavugaga nabi bakavuga neza, abakoraga imirimo mibi bakabakora imirimo myiza, abibaga bakaba abantu batanga aho kugira ngo bagire nabi abandi. Nuko rero iyi niyo ndunduro y'ijambo nongera kugusubiramo, niko umubwiriza yatubwiye mu gice cya 12 umurongo wa 3. Iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, ubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese. Ibitari ibyo bizakoraho umuntu, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, yaba igishwe cyose bizaboneka mu manza, kandi amategeko y'Imana niyo azashingirwamo muri urwo rubanza. Erega n'urubanza rwo mu isi rushingira ku mategeko. Maze Yakobo avuga amagambo akomeye cyane. Yakobo igice cya 12 aravuga ngo muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Imana ishimwe ko amategeko tuzi kuvuga amategeko 10 ni amategeko atera umudendezo. Hari abantu batetiranya n'amategeko avugwa mu Bakolosayi igice cya 3 y'urwandiko rwaturegaga Kristo yakujeho kurubamba ku musaraba. Erega ntabwo Yakobo avuguruza Paulo, ahubwo Paulo hari urwandiko atubwira, kandi Yakobo nawe urwandiko atubwira. Paulo yavugaga iby'amategeko y'imihango, yandi rwandiko rwaturegaga ko turi abanyabyaha. Ariko kandi aya mategeko Paulo atubwira, bambe Yakobo atubwira mu gice cya 12 yayahamya ko ari amategeko atera umudendezo, kuko wavuze ati ntugasambane, ne wavuze ati ntukice. Ubwo none wadusobanuye ya mategeko atera umudendezo yariyo ni ya mategeko 10 abonekamo n'iryo rya 6 rivuga ngo ntukice, ndetse n'irya 7 rivuga ngo ntukagenze gute, ntugasambane. Bese nshuti zanjye, turavuga kandi turakura nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo, cyangwa turi munsi y'ubutware bw'umwijima, ubutware butwaza abantu igitugu ngo bagomere amategeko y'Imana? Rero tugomba gukomeza kuba bizerwa, tugendera mu nzira Imana yaduharuriye, inzira y'amategeko y'Imana. Nsoma amagambo ari muri Matayo igice cya 21. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, ntabwo ari uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, uwo niwe uzaryinjiramo ryonyine. Ese ubushake bw'Imana bugaragarira he? Bugaragarira mu mico y'Imana, mu mategeko 10 yayo, nkuko yanditse mu Kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 3 kugeza wa 17. Twakomeje kuyaganira kuri platform Umucyo w'Isabato. Imana ishoboza abantu b'Imana kugira ngo basobanukirwe. Hari igihe tubisoma mu Kuva igice cya 20 bigasa nkaho nyine ari ibyo mu gihe cya kera, byo mu isezerano rya kera, ariko amategeko y'Imana nshuti yanjye n'urufatiro rw'ingoma yayo ntabwo azampangukana rimwe. Niyo mpamvu nugera no mu byahishuwe uzasanga igitabo cy'ibyahishuwe nacyo gihamya ibyo, kirahamya yuko amategeko y'Imana atazavaho. Ntabwo se tumaze kuvuga iby'itsinda ry'abitonda amategeko y'Imana ryarinde Satani agomba kwibasira mu gihe cyeruka? Soma amagambo ari mu byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6, nzamasubiramo aya magambo mu gihe kizaza ngo nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo ababwire abari mu isi bose, bo mu mahanga yose n'indimi zose n'imiryango yose n'amoko yose,
avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kigenje gute bantu b'Imana gisohoye. Ubu ni ubutumwa bwatangiye kubwirizwa mu 144, kandi ngo muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Narabikubwiye ko ingingo yo kurema igendana no n'ingingo yerekeranye n'isabato nk'urwibutso rwo kurema. Nuko ubutumwa buratangira burabwirizwa rero. Igihe cyo gucira abantu urubanza cyari kigenje gute? Cyari gisohoye. Igihe cyo gucira abantu urubanza kirasohoye, kandi n'igihe dusohoyemo, n'igihe turimo, n'igihe tubwirwa ko dukwiye kubibarangurura cyane kugira ngo abantu bamenye ko igihe cyo gucira abantu urubanza kigenje gute gisohoye. Iby'ubutumwa bw'abamarayika batatu reka nzabigarukemo mu gice cya 11 cya Daniel. Turi hafi kwinjirayo, turabura umunsi umwe ngo twinjiye mu Daniel igice cya 11. Reka ne kuyatinda cyane. Nshuti zanjye, turabona ibidasanzwe yuko nyuma y'igihe runaka hazabaho gutangira k'urubanza, kandi ntabwo ari igihe kitazwi, ahubwo ni nyuma y'imyaka 2300 yarangiye mu 844. Uwo Yesu Kristo ari mu buturo bwera bwo mu ijuru, kandi niwe atuvuganira ngo abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahora witeka kugira ngo agenze gute? Abasabire. Yesu Kristo avuga ati umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu, niko muri Matayo 10:32 hatubwira, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Mbega ari kutuvuganira, ariko uzanyihakana imbere y'abantu, nanjye nzamwihakana imbere ya Data uri mu ijuru. Reka tube bugufi bw'Imana kugira ngo turusheho kwegerana nawe. Imirimo yacu ntabwo yabasha kudukiza, kuko ibyo twakiraniwe mbere nibyo byinshi cyane, nibyo tugerageza gukiranuka mu buryo bwacu. Ijuru ryabijyanyije nk'ubushwambagara bufite ibizinga, ntabwo bwabasha kudukiza. Ijambo ry'Imana dusoma mu rwa mbere rwa Petero igice 4:17 hatubwira ngo kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziza mu b'inzu y'Imana. Nshuti zanjye, urubanza rugomba kubanziza mu nzu y'Imana. Igihe ngo kigiye kugenza gute? Gusohora. Abantu bo muri icyo gihe ba Petero barabyizeraga ko hari igihe kizagera kikaba ari igihe cy'isi, igihe cy'urubanza, kandi twebwe tuzi ko cyasohoye, kandi imirimo y'umuntu iri kurebwaho cyane ngo arebe ko yitandukanijwe n'icyaha. Tubona amagambo akomeye cyane yagiye yandikirwa amatorero mu Byahishwe igice cya 2 n'igice cya 3, bisoreshwa ijambo ngo unesha. Reka dufate Ibyahishwe 3:5 haratubwira ngo unesha ni uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo. Hariho intambara rero, hariho intambara, kandi abana b'Imana basabwa kugenza gute? Kuyinesha. Basabwa kuba mu ruhande rw'Imana. Unesha ntabwo azambikwa imyenda yera, kandi sinzanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, kandi nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Iryo ni isezerano rya Yesu yarivuze akiri hano ku isi, yongera kuribwira Yohana ku kirwa cy'i Patimo, yuko amazina y'abana be azakomezwa kwaturirwa imbere ya Data n'imbere y'abamarayika, yuko baziranye nawe. Nongere nkwibutse rya hame rya twafashe yuko rikwiye kuranga abantu b'Imana bashakisha Yesu mu ijambo rye no gusenga buri munsi, buri gitondo, ko ari wo murimo bakwiye kugira ngo babe baziranye na Yesu mu bugingo bwabo. Byahishwe igice 24:11 ukiranirwa agumye akiranirwe, wanduye mu mutima agumye yandure, uwera agumye yezwe. Igihe kiraje ayo magambo atangazwe yuko urubanza rurangiye, maze ukiranirwa agumye agenze gute? Akiranirwe, uwera agumye yezwe, kandi uwanduye mu mutima nawe agumye yandure, n'umukiranutsi agumye akiranuke. Mbese uzaba uhagaze muri uruhe ruhande? Ndagira ngo mvuge ko umugabane wa mbere w'abakiranirwa n'abanduye mu mutima ntabwo bazinjira mu bwami bw'Imana, kandi uri kwezwa n'uri mu bukiranutsi abo nibo bazamura ubwo bwami. Ndakwifuriza kuba muri abo ngabo bazamura ubwo bwami. Yeremiya 20:20 hari amagambo ababaje cyane, amagambo ashobora gusohora kuri wowe cyangwa njye niba tutirinze cyane. Yeremiya aravuga ati isarura rirarangiye, iki kirashize kandi tudakijijwe. Mbese ibibwizwa byabwirijwe twe, ndetse ntacyo byamaze. Isarura rirarangiye, kirashize kandi tudakijijwe. Imana turinde kwa muri uwo mugabane. Byahishwe 24:12 niwo nshaka gusoreza, ariko harabura isomo rimwe avuga ngo ndaza vuba nzanye ingororano. Haleluya! Kugira ngo ngorere umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze, kandi abana b'Imana bazasangwa barashikamye, baranesheje ibishuko by'umanzi bakagendera mu butware bw'umwana w'Imana. Abo ngabo bazaba mu bwami.
ubwo bwami bazabamo buvugwa mu Byahishuriwe igice cya 21 umurongo wa 27. ni amagambo nkwifurije kuzirikana kandi uyazirikane ku mutima wawe ugibwira kenshi. Ndavuga ngo muri urwo rwami, muri urwo rurembo ntazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, ntabwo azinjiramo, ahubwo ngo azaba mu bazatwikwa n'umuriro n'amazuku nk'uko bivugwa muri iki gice cya 21. Nkwifurije kuzaba muri urwo rurembo ruzinjirwamo n'abera, bakarya ku giti cy'ubugingo, bakabaho mu mahoro n'umutekano, bakibanira na Yesu wabacunguye. Cyangwa kugira ngo ubwo twize iby'urubanza yuko rwamaze gutangira kandi umuntu wese akwiriye kubitekereza, bikaba ari ubuhanuzi bukomeye cyane bwerekeranye n'igihe. Twadusanze ku ikarita y'ubuhanuzi turi mu munsi w'impongano, umunsi wa nyuma tutazi igihe urangirira, kandi ubwo uri burangire turi buze gutangarizwa imyanzuro y'urubanza, Kristo atungutse ku bicu byo mu ijuru, maze abazasangwa bariyunze nawe bakamusanganira, kandi abanze kwiyunga nawe bagacirwaho iteka ryo gupfa, urupfu rw'iteka ryose. Imana igufashe kugira ngo tube imbere y'Imana. Abandi kagahembe gato kabeshya abantu ko hariho purgatori, abantu ngo babanza abanyabyaha bacamo bakababazwa kugira ngo bazageraho bezwe bajye mu ijuru. Oya, ukeneye kwezwa uyu munsi numva ijwi ry'Imana niwinangira umutima, nicyo gihe cyawe. Ibindi urubanza ruzashingira kuri bya bitabo byanditse abamarayika banditse mu ijuru. Imana idufashe kugira ngo turusheho kwisunga Yesu no kuneshereza muri we. Niko ngusabira nanjye nisabira mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Amen. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye Yesu, we mucamanza wacu, umuvugizi wacu mu buturo bwera bwo mu ijuru, uri imbere y'iburyo bwawe adusabira. Izina ryawe rihimbazwe. Turitanze cyane kugira ngo twezwe nawe. Igitambo cyabonekewe i Karuvari kibashe gukora umurimo wacyo ku bugingo bwacu, ngo dutunganwe rwose. Udusohoze amasezerano wasezeranye yo kutubatirisha umwuka wera, uzatuyobora mu kuri kose ngo tukugenderemo, kandi udusohoze amasezerano wasezeranye ko uzaduha umutima mushya, ukaduha umutima wanditseho amategeko yawe kugira ngo tubashe kuyumvira tudacirwaho iteka. Uvuze ko uzatubarira ibyaha byacu ukadutsindishiriza, kandi uvuga ko uzaduha kwezwa tugahinduka abera n'abaziranenge kugera ku rugero rw'icyubahiro cya Kristo, kuko ushaka kwishyira itorero ryawe ridafite ikizinga cyangwa umuhanyari. Tuvaneho inenge ari yo yose muri iki gihe, ngo tube duhagaze imbere yawe turabera, maze ubwo ugiye kwerekanwa tuzagusanganire. Ndasabira buri wese wumvise aya magambo, umuhe gushaka kwera, umuhe gushaka kugendana nawe, umuhe gushaka kugendera munsi y'ubutware bwawe no kumvira iby'amategeko yawe asaba. Wavuze ngo irindondoro by'ijambo byose byarumviswe, icyagira umumaro ni uko umuntu yagendera mu mategeko yawe, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese. Nuko rero natwe ubwo bidukwiriye ugiye kubigenderamo, ngaho ukomeze kutubana kugeza ubwo tuzagera no ku musozo w'ibyigisho byacu, dufashijwe nawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.